Tashakura believe I'm working for you, innovator, creator, only the one, the winner, boy, my boy, UMC, always they say, Chiwaruma Tigenda, the selected reviews, supervisor, advisor, 5 boy, Totorito, aka Sonic, so it's Nichigano, Umusitari munsi mugezwa mukanategurirwa nanjye Sonic, so kuri televiziyo ya CEI Empire, ikigano kizakibageraho kwa mbere kwa gatatu kwa gatanu ndetse no ku wa gatandatu, nkibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ikigano cy'ubutahane kizagucika. Uyu Umusitari umunsi bamwita MrBeast, amazina nyakuri akaba Jimmy Donaldson, numwe mu bayoutuber bazwi cyane ku isi kandi bakomeye. Yavutse tariki ya 7 Gicurasi 1998 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye gukoresha umuyoboro wa YouTube akiri muto, ariko aza kumenyekana cyane nyuma yo gutanga amashusho arimo agerageza ibigeragezo bikomeye cyane. Amarushanwa atanga ibihembo binini bikomeye ndetse abarimo byinshi by'ubugira neza. Ikimuranga cyane nuko akoresha amafaranga menshi mu gutunganya amashusho ye akayagenera mu gufasha abantu. Yatanze amafaranga menshi ku batishoboye, yubakiye abantu amazu ndetse abandi abishyurira amashuri, ndetse anatanga imodoka n'amafaranga menshi mu marushanwa. Yashinze imishinga y'ubugira neza nka Beast Philanthropy ifasha abantu mu kubona ibiribwa n'ibindi by'ibanze, ndetse kandi iyi Philanthropy igamije gufasha abantu bafite ibibazo by'inzara, ubukene n'ibindi bibazo by'imibereho. Beast yagize uruhare mu gushinga imishinga mpuzamahanga yo kubungabunga ibidukikije, ndetse yaje no gutanga amafaranga menshi cyane mu gutera ibiti byinshi no gusukura inyanja binyuze mu mishinga y'umutrizi. Uyu ni umushinga ugamije kwita ku biti cyangwa se mu gutera ibiti byinshi. UMUNSI ni umushinga ugamije gusukura inyanja, ibiyaga ndetse n'ibindi. Uretse ibikorwa by'ubugira neza, MrBeast ni n'umushoramari. Yashinze ibigo by'ubucuruzi birimo nka Beast Burger, Beast Fizi, ndetse afite n'inganda nyinshi bigamije mu kuguma ku isonga mu kugira amafaranga menshi. Numwe mu bakiri bato bafite amafaranga pe ndetse bakura kuri YouTube, no kuba andi mafaranga yongera Beast akora uburyo akoramo amashusho bishingiye mu guhanga udushya, gukora neza ndetse no gukorana n'abandi, atekereza ndetse no ku nyungu rusange. Yatangiye gukora amashusho kuri YouTube mu mwaka wa 2012 afite imyaka igera kuri 13. Muri icyo gihe amashusho ye nta nubwo yarebwaga cyane, byamucaga intege, ariko nabwo bikamwongerera imbaraga kugira ngo yongeremo ashyiremo akabaraga, areba aho bipfira, ahari intege nke ziwe ahogera imbaraga. Yakoraga amashusho yohereje cyane nk'imikino ya video, akina gaming, gutanga ibitekerezo ku mashusho y'abandi ndetse no kuganira ku biganiro bisanzwe gusa. Uyu Beast wamugeranya nk'uyu mu mwana ukiri muto ufite imyaka 20 gusa uri kwamamara bidasanzwe. Abanyamerika batangiye kurizwa no ku mwana bamusuzuguye, akaba atangiye kuvuganira Amerika cyangwa se gutuma Amerika ivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uretse ku isi Amerika tuyizi gusa, yatangiye no kuba imwe mu bafite umuyoboro ufite abana bakizamuka kandi bakomeye. Amerika irakomeye cyane pe. Uyu Esho Speed wageze mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu tariki ya 10 ukwa 2026 ni umwana warutegerejwe cyane muri Stade Amahoro. Imyaka 20 gusa niyo afite. Reka twe kujya kuri Beast, reka twe kujya kuri Speed, ahubwo twivugiye kuri Beast nk'uko namubwiye. Nyuma y'igihe Jimmy cyangwa se Beast yatangiye kwiga no gusesengura uburyo YouTube ikora, areba impamvu amashusho amwe arebwa kurusha ayandi. Yamaraga amasaha menshi asesengura titles, thumbnails, gusobanukirwa neza uburyo bikorwamo cyangwa se thumbnail akoresha agakurura abantu, kandi byaramufashije gusobanukirwa uburyo yakurura abantu bakareba video ziwe ari benshi. Mu mwaka wa 2017 nibwo yatangiye kumenyekana cyane nyuma yo gushyira hanze video yihariye, ubwo yabaraga imibare myinshi igera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Mu gihe kirekire iyi video yatangaje abantu benshi kubera kwihangana umwihariko wayo, bituma abantu benshi batangira kumureba ku isi. Nyuma y'iyo nsinzi MrBeast yaragezeho, yahise ahindura imiterere y'amashusho ye. Yatangiye gushora amafaranga menshi cyane kugira ngo akore video zidasanzwe. Yatangiye gushyira mu bigeragezo bikomeye, amarushanwa, udushya dufite ibihembo binini. Amafaranga yabonaga yose yongeraga akayashora n'ubundi mu zindi video kugira ngo akomeze abo wa mbere mu gukora video nziza cyane kandi zifite amashusho meza.
Kubera gukora cyane, MrBeast yatwaye ibihembo bitandukanye byerekana ko yagize uruhare rwiza mu mibanire neza n'abantu. Dore ibihembo yatwaye: Slim Award, yatwaye ibihembo inshuro nyinshi cyane mu byiciro nka Creator of the Year, umuhanga w'umwaka, Entertainer of the Creator, Philanthropy Award, igihembo cy'ubugiraneza. Igihembo cya kabiri yatwaye bakita Kids the Choice Award. Iki ni igihembo cya Favorite Male Creator cyerekana ko ukunzwe n'urubyiruko ndetse n'abana ku isi hose. Yatwaye n'agahembo kitwa The Short Award, YouTuber of the Year, YouTuber Creator Award, Play Bottoms. MrBeast afite Diamond Play Bottoms. Play Bottoms ndaza kwigusobanurira. Diamond Play Bottoms ni igihembo YouTube ihereza umuntu wujuje miliyoni 10. Red Diamond Play Bottoms, iki ni igihembo YouTube ihereza umuntu ufite miliyoni zirenga 100 zimukurikirana. Ndetse yatwaye n'ikindi gihembo kitarenze cyane ariko nabwo kumva ni igihembo cyiza cyane, icyubahiro ku rwego mpuzamahanga. Nababwiye ko basobanura Play Bottoms ngo ni iki. Ni igihembo gitangwa na YouTube ku kuba ufite amashusho kuri YouTube bageze ku mubare runaka wabiyandikisha ngo abasubscribers. Gitangwa nk'icyubahiro cyo kuba wararebwe neza kandi warabanye neza n'abantu, ukaba ufite abantu benshi bagukurikirana barenga miliyoni 10, miliyoni 100, miliyoni 200, 300. Uko ndi kuvuga MrBeast aho hose araharenze kugeza muri miliyoni 460. MrBeast uhagaze neza ku mufuka, ubu akaba barirwa mu bantu bafite amafaranga ku isi hose. MrBeast uba ari kubarirwa muri miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika bitewe nuko afite Beast Industries, Beast Philanthropy, Beast Burger, Beast Fiesta Brass. Ibi byose ni ibikorwa bya MrBeast kubera ahantu hose agenda ashora amafaranga ye kandi hakunguka bitewe n'iki, afite umutima ugira neza utagirwa n'abandi bantu bose ku isi. Nubwo mwakomeje kumva Show Speed uri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu ni umwana kuri MrBeast kuko ntanageze muri miliyoni 400 cyangwa 500 zimureba kuri YouTube channel. Ariko uyu MrBeast uretse kuba afite izo miliyoni afite n'amafaranga menshi cyane. Ni umuntu utabasha kuvuga ibikorwa bye ngo birangize. Mu gusoza, MrBeast yatangiye nk'abandi bose, ariko kubera kwihangana, kwiga kudacika intege, yaje kuba umwe mu bantu bakomeye ku isi yose kuri YouTube. Intangiriro rero igaragaza ko gutsinda bisaba igihe, umurava ndetse n'icyerekezo. Mwari kumwe nanjye Sonikizo, ikiganiro cyo n'umusitari w'umunsi mugezwaho mukanategurirwa n'ubundi na Sonikizo. Televiziyo ya CEI Empire, gukanda subscribe, like, share ndetse na comment waramaze kubikora kugira ngo ibiganiro bindi bizajye uhora ubibona. Reka nkomeze kukwifuriza umwaka mushya ndetse na weekend nziza. Ciao ciao. Tuzagaruka ku munsi wo kuwa mbere mbabwira undi musitari w'umunsi, kandi ikindi kirenzeho ukeneye ko tukubwira kundi musitari w'umunsi andika muri comment. Ciao ciao.